kugira ngo umunsi wa none nzarihesheje uwo tubana. Gideyoni arakura, uwo mwana akura n'abandi. Bibiliya yambwiye ijambo rikomeye. Gideyoni abonye ko abamidiyani bakomeje umugambi, yigira inama. Aravuga ngo gusenga gusa ntabwo bihagije. Aravuga ngo gusenga gusa ntibigize gute, kuririmba byonyine ntabwo bihagije. Aravuga ngo ntabwo byonyine bihagije, ntabwo ibyo byonyine nzabyajyana, ntabwo byatuma n'abantu bene bacu, ntabwo byatuma n'iyumubaba abene data turi kumwe, abakecuru bandi bandi bagose, ibyo byonyine ntabwo byatuma bagira umumaro. Gityo ndavuga ngo hari icyo ngiye kongera gusenga, ngiye gufata ingano zigeze mu ntambara, zigeze bari wavuze induru, zigeze induru y'imivuga, zigeze hano wankomera, zigeze mu bihe bigoye abantu bakavuga ntakabeho, zigeze mu bihe bavuga ngo yase byagenze. Iyo nafata umwanzuro, aravuga ngo simushaka abandi basore, ni wowe wenyine ubwirwa, ni wowe n'umutima wawe, ni wowe Imana yisigarije, ni wowe nta wundi, si umudamu wawe, si umugabo wawe, si umwana wibyariye, ni wowe. Mwabutorero k'Imana ntiyabwiye Gideyoni, ntiyabwira se ibyo agiye gukora, ntiyabwira bene nyina n'abakuru n'abana be ibintu bibaye. Gideyoni afata umwanzuro wo kujya kugeza ingano, azigezera hejuru, araza ajya ahantu hari umuvure bajyaga bengeramo. Aravuga ati ijya kuzihurira mu mbuga, abamidiyani ndabazi intambara, reka nze zijyane ngende muvure bajyaga bengeramo vino, ngende muvure bajyaga basekura, bajyaga bakorera n'ibindi bintu, muprofite sekurire n'izi ngano. Nabonye hari ababyeyi bishwe n'inzara, nabonye hari ababyeyi babuze ubazanira amazi, nabonye hari ababyeyi babuze ubahereza, nabonye hari ababyeyi babuze ubakuburira. Yakuza mu kiganza kugira ati niba yari ifatanye mu kwezi ajya gukuburira ikiriya, zamura ikiganza muri iri terambere rigaragara. Umuturage se zabwira ambaye Imana gusa basibwira ati niba yari iterambere ku mukecuru bamutura ijerekani y'amazi, avuga ati mukecuru ihanganira ko gusa n'iri buvoma, zamura ikiganza. Basi yabonye ko ujya ufata igihe uba muri wikendi, niba basi ntabwo yabikoze buri gihe, akagura n'indi minsi mu mwaka, akavuga ati akagura ikiro cy'inyama, akagura isukari, akagura ikiro cy'umuceri, gishyirwa mu mukecuru. Uyu munsi abana bakabaye bamugendera, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Muri kebabwire ikintu dutakaje, turasenga, yewe turasenga, dushobora ari ukwezi, ubabwiye ngo dutangire gufuriza ari ukwezi, twayasenga we, niba abeshya mu bintu bose, twayasenga ariko nta rukundo dufite, turasenga ariko nta rukundo, turasenga ariko ntabwo tujya mu gitabo cyo kubara Imana Mose yanditse. Imana izabarana natwe, Imana izabaza ngo nzabirinda wa munsi nagusigazaga, nzabirinda wa munsi nagutuza ku ruhande rw'umukecuru udafite umuhereza amazi, nzabirinda wa munsi nagutuzaga ku mfubyi zidafite uzirengera, ukaba utageze uya ku ipantaro n'ibimwe basi ugende wambike bariya bana, ukavuga ngo nabajura ntibaciraho iteka. Imana izabaza ngo nzabirinda, ese byagenze gute? Reba abana ariko barabana muri bayo kuko ukuntu zisa waba tukamye cyane bari kukabayo abantu Imana. Biri gufata umwanya wo kuvuga ngo yabana ibico bibi, bamutekereza ibico bibi. Bakuti bakibaza ko ntawe umufundi Yohana, ntawe n'umugati nana wanjye bavuga gutya, bakora gutya, babigenza gutya, batabonye, batekereza ibyo bintu, urangizwe n'urutewe, uyu muntu akwiba basi. Unawatora k'Imana Gideyoni bigeze naho utakigenda, nakumvira nabyo niko bigenda, kurasharira ibyo basekurira rero. Mu gusangurira kwa Gideyoni, ijwi ry'umuhini wa Gideyoni y'abasekurira ryumvikana mu bwami bwo mwisha. Abamidiyani Uwiteka abasiba amatwi, ntibumva umuhini wa Gideyoni, ariko ijwi rimenya ko Gideyoni ari gusekura.
biramubwiye guteka birambwiye ngo aho yabari musito hari marayika w'Imana waje guhiga ahantu tuya marayika w'Imana utazi utabonesha amaso yawe abantu bari marayika w'Imana ubundi yabivuga neza ngo ukuboko kw'iburyo bigutanga ukw'ibumoso kwitumize nta mpamvu yo kubimenya ariko ndatunguwe cyane abana b'abakobwa uteka zakwirukira icyo umukobwa wawe utaragiye gukura n'umukecuru ukeneye umunani wahanyije ikunda cyaratomboye mbega ahantu hari umwanda iyo ugira umwanda kuko wabibonye kandi Imana yaguhaye amaso n'imbaraga ntiwabikoze cyangwa kuzikora abaturubutura ari azabajyana mu bwami bwo mu ijuru gusa Imana yokoye bakabona ngo ayakayita tuzi umusara mu birori by'umuce wizeye ayakatubura abitubwira umubare wayo wakoze sanitayiza bayitereye muri isuka bishaka ibibariro bibiri bishaka ibibariro bitanu bisanga twaba twakuye umunsi twagize umuntu uje utamufite umugabo aribona wahuye n'akaga kateye igihugu cy'u Rwanda tugera ku munsi wo mu Rwanda bari bari icyo gihe bamunuka kandi mbese ugahita bafata inyamaswa zangije baragiye abo twari tuziganye n'inyamaswa bamwari imbaraga bari mu kinyamaswa uraho igihe kigera ibintu bikabihira icara aho wakuye pasiteri yicaye natwe natanze icyacumi nacyo mu gitaramo icara aho bameze ko baguhaye sanitayiza utari bwandure bwiza kababwiye Imana ivuganye nawe ni wowe witashobora kwicishije yarangije igihe uraho bakore ni wowe utariko Imana yasigaje muri icyo gihe yarangije mu bikorwa by'icyaha bose yego ibikorwa by'umvikana ni wowe Gideyoni wowe unywa byawe na wa mugabo na wa mugore ni wowe Imana ihamagaye muri icyo gihe gira umumaro mu gihe cyawe gira umumaro mu gihe ntabwo nshaka kugira umumaro baramuhamagaye ku wa gatanu ku wa kabiri nimugoroba ku wa gatatu barabaza muri kopasiteri ya sosiyete yagufasha ujya ukabwira abantu yita ku bantu bacyayikomeje atacyayikomeje ati tuguha abantu bangahe uzafashe muri ibihe bimeze gutya navuga ati muramume pasi umwe cyangwa umunyagezi wa kabiri nta kintu nagifite ku wa gatatu higira nta kintu mbonye ku wa kane kandi ejo kuwa mbere ko nzahita nzajya kugaburira umuryango kandi nabwiye Imana ngo ntabwo nzabasha ibyo kurya birabo gusa wagira ngo kubikiza reka ngo Imana ibize kugira ndagaceceka ngo arasenga yinginga hirya ngo umutwe wanjye urashaka mufuka wanjye ntagiye ukiri ariko umutwe wanjye watemeye hirya ngo Imana nasigaye iki ese n'uyu mugabo nzabita ntabagore nawe basi ibyo Imana itabura kwigenza hejuru ry'amasaha y'amanota hafi mirongo ine na mirongo itatu umuntu aramuhamagara ati pasiteri we niba bashaka kubaza ibibazo bwinshi ati ndahaye nta kibazo ati gusa sinikugaho ati ntacyo bivuze muri ntambwe avuga ati ubite n'inguri yawe ari wawe urumumyeho turavuga amazina azabwira abareka babwira inzozi avuga ati ariko uyu muntu urumva ibyisobanutse kandi nanjye mubwire ibyanjye vi mubwira ati bijya kuwambaye nzagaburira abantu babiri ati reka twongereho abandi babiri bane bareka bakubigera itegera cyangwa usuna reka tuza abantu bakazi